Ni today 250 gahunda ni dutemberane nk'uko bisanzwe. Kuri iki cyumweru nibwo i Kigali mu Rwanda hatangiye imikino y'isi yo gusiganwa ku magare izwi nka UCI Road World Championship 2025. Byinshi mwabibonye kuko ndizera ko mwagiye mubikurikirana hirya no hino aho mwari muherereye, dore ko iri rushanwa riri gutambuka imbona nkubone ku isi yose. Nubwo rero mwabikurikiranye ariko hari ibyo batabereka nk'umuntu nyine wigereye kuri tele. Ibyo rero ibyo niwo mwihariko wacu today 250. Turahagutembereza ukirebera ibyo yakajugujugu mwabonaga itabashije kubereka. Kuko iriya ifite inshingano zo gukurikira umukinnyi. Ibindi biri kubera ku ruhande tunaturiya ntabwo turiya two baba bari kututwereka. Hanyuma muri iki cyumweru irushanwa rigiye kumara ribera muri Kigali, tuzajya tubahitiramo uduce tumwe na tumwe tubatembereza, tukabereka uko biba byifashe mu gihe amagare ari gutambuka muri utwo duce. Tuzajya dushaka nk'umuhanda umwe tujya gutembereraho. Kuri uyu munsi rero wa mbere w'iri rushanwa, ari no munsi w'ikubitiro, twabahitiyemo kubatembereza ku muhanda witwa kwa Mignonne. Uyu muhanda ubu ngubu banza bahise bawubatiza kwa Mignonne kabisa. Na nyuma y'irushanwa abantu bose bazajya bavuga umuhanda wo kwa Mignonne, umuhanda wo kwa Mignonne. Uyu ni umuhanda w'amabuye uri Kimihurura, wambutse neza ikiraro Kinamba cya kabiri aho bahoze yita kwa Rasta. Ucyambuka ikiraro, umuhanda uri iburyo bwawe, winjirira mu muhanda uri iburyo, mu ruhande rw'iburyo tubona umuhanda winjiramo. Ukiwinjiramo ntabwo uhita ukomereza iburyo, ahubwo uhita ukomereza ibumoso, niho umuhanda w'amabuye uhera. Urazamuka ukagenda ugatunguka ahagana ruguru hafi ya feruje zijya kuri Minadef n'ahahoze Rwanda Revenue Kimihurura. Hafi ya ziriya feruje niho uyu muhanda uturuka. Ku banyabirori, abantu mukunda kuryoshya, nabarangira ko ari umuhanda uca imbere y'ahahoze Sundown. Imbere y'ahahoze Sundown, niwo muhanda rero. Uyu ni umwe mu mihanda yitezweho ko izahagiza cyane, izatanga akazi gakomeye kuri aba basore n'inkumi bitabiriye iri rushanwa ry'isi riri kubera mu mujyi wa Kigali, bitewe n'uko harazamuka kandi ni amabuye. Henda kumera nko kwa Mutwe, gusa kwa Mutwe ho haraterera cyane, nubwo hano kwa Mignonne naho haterera ariko ntabwo bikabije nko kwa Mutwe plito. Ikindi hano kwa Mignonne ho akaba ari harehare kuruta kwa Mutwe. Rero tugiye kubatembereza, niwo muhanda twabahitiyemo, niho tugiye kubatembereza uyu munsi, tubereka uko hari hameze. Abareberaga amagare kuri uyu muhanda bari biganjemo abera cyangwa abazungu cyane. Muraza kubibona mu mashusho, muraza kugenda mubibona uko byari bimeze, bafite amadarapo bishimye, abandi barimo kwinywera agacupa ku muhanda rwose ubona nta kibazo. Abandi bateye intebe, basohotse mu bipangu bateye intebe, baricaye barimo barirebera igare, ubona ko ari ibintu bidasanzwe, ubona ko bishimye nta kibazo rwose, ubona ari ibintu wavuga ngo byagakwiye kujya bihora ariko ntabwo byashoboka. Reka tubareke mukurikire ku mashusho uko byari bimeze. Turakomeza uyu muhanda wose kugira aho abasiganwa bari busoreze, bivuze ngo turarenga aho umuhanda ugarukira, dukomeze tugere kuri Convention Center aho abasiganwa bari gusoreza. Stay in touch, ntujye kure, gumana natwe kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo ibyo dushyizeho byose ujye uhita ubibona 5 kuri 5. Dutemberane.